abarundi ni inshuti zanjye. Abarundi iyo ugize umugisha ugahura n'umuntu utari ndyarya, yego, umuboneraho umugisha. umuboneraho umugisha. Bivuze ko nawe wabagireho umugisha. Abarundi nabagireho umugisha, ndetse n'ubu tuvugana none ahangaha abantu mfite benshi b'inshuti zanjye ni abarundi. Yego. Maze kwiga kudoda, nta bushobozi na bumwe nari mfite bwo kuba nakwigurira imashini. Yego. Urumva kandi imashini icyo gihe banza yaraguraga nta nubwo yageraga mu 30 by'amanyarwanda, ariko nta bushobozi nari mfite bwo kuba nayigura, bwo kuba wayabona ngo uyigure. Hagati ya 30 na 12 tu uko nguko. Mbo njyewe ndagenda njya gutira imashini, si ukuyitira narayikodesheje. Iwacu hari umumama uyifite ariko atazi kuyikoresha. Yego. Ndayimukodesha nyimukodesha 5,000. Nkajya nyikoresha nyine nkabona twa tuni duke nkatubona, rimwe nkatubura, irindi nkatubona, irindi nkatubura, irindi nkabikora nabi, irindi nkabikora neza. Rero nshatse gukomeza abantu bari mu rugendo nk'urwo ngurwo natangiriyeho. Noneho kwigiyeho hariho n'amahirwe menshi bari kwigira mu maze imyaka myinshi. Njyewe ibi bintu nabikoze kuva kera cyane. Yego. Uyu ni nk'umwaka navaka ari nk'umwaka wa 13. Umwaka wa 13 ukora ibi bintu? Wa 13 hagati ya na 13 ni mikeya rwose. Uri mu fashion design? Kuko natangiye kubikora niga muri primaire. Ubushobozi wabukuye hehe, byagenze gute, mu zihe nzira? Numvaga mbikunda. Y'uyu mwari ukeye umeze neza, hari background nziza, yicaye mu ntebe nziza, donc hari ibyiza byinshi. Ni karibu kuri Dove Hotel. Muraho neza nshuti bavandimwe mudukurikira kuri Jimmy 250 TV. Mbanje kubasuhuza rero muri inshuti zanjye, muradukunda cyane. Ni Jimmy 250 umuhungu wanyu. Wowe witwa nde? Imbere yanjye rero muri kubona ko hari umwari ukeye usa neza. Turi kuri Dove Hotel nk'ibisanzwe, murabona ko dufite amashusho akeye asa neza mudasanzwe mumenyereye, ariko twabasezeranije yuko tuzajya duhora tubategurira ibyiza byinshi. Nta handi rero tubikeshane kuri Dove Hotel. Dove Hotel ifite amacumbi meza, ifite restaurant nziza, ifite piscine nziza, ifite gym nziza, ifite sauna ndetse na massage. Batanga serivisi nziza kandi ku giciro gito ndetse cyo hasi cyane. Bafite reception nziza cyane yo yakira amakwe ibihumbi byinshi by'abantu bakeneye gukora amakwe, bakeneye gukora ibirori bigiye bitandukanye. Hari parking nini cyane yakira abantu bagera ku 1000, amamodoka agera ku 1000. Sorry, reka rero ne kubatindira, ndi kumwe n'umwari ukeye uhiye usa neza cyane, yambaye neza cyane. Reka atangire yibwira abadukurikira. Tuguhaye karibu nikaze kuri Jimmy 250 TV. Ndabasuje cyane abakunzi ba Jimmy 250. Bifurije amahoro y'Imana. Yego. Ndanabakunda cyane. Uranabakunda cyane. Wow, urakoze cyane kuba waduhaye uyu mwanya, twaba turi kumwe nawe kuri uyu munsi wa none muri iki kiganiro cyiza tugiye gukorana. Kiraba gifite topic cyangwa insanganyamatsiko ivuga ngo igirire icyizere, ejo hawe haba heza. Niyo nsanganyamatsiko dufite. Ubwo bivuze iki? Tugiye kuganira kuri ejo hacu hashize. Turebe ejo hacu hashize, turebe aho uyu munsi, turebe n'ejo hazaza, ndetse n'abitakarije icyizere kugira ngo tubashishikarize ko bagomba kugarura icyizere cy'ubuzima kuko Imana irabakunda. Yego. Witwa nde? Uri muntu ki? Uzwi nkande? Nitwa Dative Uyisenga, nzwi ku izina rya Pasiteri. Pasiteri. Nari maze igihe kinini cyane nzwi ku izina rya Evangeliste. Yego. Ariko ubu noneho Imana yahinduye izina. Yego. Ni Pasiteri. Pasiteri. Wow, byiza cyane. Urasa neza? Murakoze cyane. Ushobora kuba utaba muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda? Ntago mba mu gihugu cy'u Rwanda. Muranabona ko nubwo ndi hano ari kumeze nk'urushye cyane, nkunaniwe cyane mu maso, mu mivugire. Nashyitse ahangaha uyu munsi saa 11 z'igitondo. Yego. Ariko byose ndabikesha Kristo. Byose urabikesha Kristo.
amena. Ariko burya ibintu byose kandi tugomba kubikesha Kristo kuko niwe mwami n'umukiza w'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Reka dutangire twiragiza Imana mu minota mike tugiye kugira, ariko Imana bari tuyobora muri byose. Ya murakoze cyane. Yego. Reka twubahe Imana dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, tugushimiye kuri uyu munsi udasanzwe uduhaye. Numunsi abenshi barindiriye ariko ntibawubona, ariko twe twawubonye, izina ryawe nirishimwe. Amina. Nkoretse kino kiganiro tugiye gukora, Mana umwanya turi bumara aha ngaho tuyobore. Ntabari twebwe, ntihabeho imbaraga zacu, ahubwo habeho ubushake bwawe. Reka Mwuka Wera ture muri twe kandi tugote impande zose. Ni mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Amen. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza udusengeye uturagiza Imana kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu twiragije Imana. Uzwi nka pasiteri, wahoze uri evangelist? Nzwi nka pasiteri. Yego. Abenshi bari banzi nkaho nkiri evangeliste. Yego. Ariko kano kanya nabaye pasiteri. Kano kanya wabaye pasiteri. Ngiye kumara igihe kingana n'amezi nk'abiri karibu mbaye pasiteri. Okay. That's why ndi kubona usa neza Dani, nuko nari nkuzi mu gihe cyashize. N'amavuta yiyongereye. N'amavuta y'Imana. N'amavuta y'Imana. Yeah. Okay, Dativa pastor cyangwa se umukozi w'Imana, uzwi nkande, uzwi nk'umuntu ki? Usibye kuba wenda uri umukozi w'Imana, usibye kuba umupasiteri, mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Mu buzima mushatse kumbaza akazi nkora cyangwa? Yego. Akazi nkora nababwiye ko ntaba hano mu gihugu cy'u Rwanda, ntuye mu gihugu cya Kenya. Yego. Mu mujyi waho witwa Nairobi. Abahazi abanyarwanda, haba abanyarwanda benshi, haba abanyamurenge benshi. Yego. Haba n'abarundi, yani duha tuvuga indimi duhuza turi benshi, nta kibazo gihari. Akazi kanjye rero nkora ka buri munsi ni kakandi nyeto nambika abantu. Okay, good. Uri mu fashion design. Yeah. Wow, byiza cyane. Ubushize twari turi kumwe na Shema Chance, nawe ni mu design ukorera hano Beretwari, ku bakeneye kwambara neza, bakeneye kuberwa, bamugane abambike. None n'uyu munsi tugize umugisha ukomeye wo kuba turi kumwe na Uyisenga Dativa, pastor. Murumva ko nubwo ari pastor ntago ari byo gusa, ni n'umu fashion designer. Uramutse ukeneye ikoti ryiza, kuri ya makoti meza y'abanyaburayi, ya makanzu meza y'abadamu agezweho y'ikitegererezo, hamagara Dativa Uyisenga. Murakoze, twambika n'abageni, abafiye d'honneur. Dukora n'imyenda myiza, tuba dufite n'imyenda myiza y'aba papa, izi design, izi style Nigeria. Yego. Turazitunganya kandi neza cyane. Dukorera mu mujyi wa Nairobi. Dukorera mu mujyi wa Nairobi, n'ahandi hose baduhaye ikiraka turagikora. N'ahandi hose babahaye ikiraka muragikora. Bivuze ko n'umuntu wese uzi ko yitegura gukora ubukwe abahamagare cyangwa abandikire. Bivuze ko muri comments baze kwandika nimero kuri hashtag tuba twazishyizeho, bigiye gutuma dufata umwanya uhagije wo kuganira kuri iki kintu. Pastor, mumaze igihe kingana gute mukora uyu murimo wa fashion design? Maze imyaka myinshi. Ngewe ibintu nabikoze kuva kera cyane. Yego. Uyu ni nk'umwaka navaka ari nk'umwaka wa 13. Umwaka wa 13 ukora ibintu? Wa 13 hagati ya na 13 ni mikeya rwose. Uri mu fashion design? Kuko natangiye kubikora niga muri primaire. Ubushobozi wabukuye hehe, byagenze gute, mu zihe nzira? Numvaga mbikunda. Yego. Nkunda kwambara neza ntibabone nambaye gutya. By the way, nubu wambaye neza? Nkunda ibintu bisa neza ntibabone nambaye gutya, nagize numvaga mbikeneye cyane. Yego. Nkabona ko kuba nkunda kwambara neza jewe, nkunda ibintu bisa neza. Wambaye neza, urasa neza by the way. Kanya nambaye bisanzwe ariko ubundi nkunda ibintu. Nkunda ibintu biri smart sana. Biri smart sana. So nahise numva ko nabikorera n'abandi. Wabikorera n'abandi. Ko numva watangiye urugendo kera imyaka 13 ishize. Nabitangiye kera cyane.
ubwo urugendo rwo gutangira kugira ngo ube umu fashion designer rwagenze gute kugeza uyu munsi na n'isaha ube ubasha kwambika amakwe, ube ubasha kwambika abantu bakeneye design zigiye zitandukanye z'ubwoko bwose, yaba ku bagabo ndetse no ku badamu n'abakobwa? ntago aba ari urugendo rworoshye. Yego. Ni ibintu biba bitoroshye na gatoya, kuko hariho igihe, yani ibintu byose bigira changamoto. Yego. Bigiramo habamo ibintambara, utubazo, ariko nibyo bya bintu njya nkunda kubwira abantu ngo kwihangana. Urihangana iyo ushaka iyo urimo urakora ikintu ushaka. Yego. Urihangana kugira ngo ugigereho, kugira ngo ugere ku kintu ushaka birakugora. Ariko naragerageje ndabikora, kandi ngakora n'ibindi. Yego. N'izindi nshingano nyinshi. Murumve mu cyo gihe nabitangiye nari nkiri muto, nari no kwiga, narabifatikanije. Igihe cyaje no kugira ngo umukozi w'Imana ndabifatikanya. Yego. Ubundi abantu benshi bamenyereye ko abakozi b'Imana badakora bicariye mu ngo iwabo bategereje gutungwa n'icya 10 ndetse n'amaturo. Twe ntago ariko bimeze rero, ntaho bihuriye. Yego. Birabishye kuba umuntu yaza kukubwira uri pastor, uri umushumba. Yego. None umuntu ukabona umukristo arashonje, nkaho akamugize icyo umufasha, aho nawe ko ushaka gufasha. Kabushaka ukagufasha. Ko ushaka gufasha, oya twese ko bimeze. Nibwo ntago ariko bimeze. Yeah. Okay, ni byiza cyane, ndumva ari ishimwe rikomeye. Na Paulo ariko burya ntago yajyaga akunda gukora, ntago yajyaga yumva ko yakora umurimo w'Imana gusa yamuhamagariye gukora, ahubwo yumvaga mu buzima busanzwe bwa buri munsi yakora akiteza imbere kugira ngo ateze imbere n'abandi. Yego. Ndetse yakundaga no kugira inama abantu cyane yo gukora kugira ngo ejo batazabasuzugura cyangwa ngo bacishemo ijisho nk'abakozi b'Imana, nk'abagabura b'ibya Kristo, kugira ngo mbese muri make hatagira umuntu bacishamo ijisho cyangwa basuzugura bitewe nuko bateze amaboko abakristo cyangwa intama zabo. Icyo gitekerezo mwebwe mwakigize gute? Se namwe mwarigiye kuri Paulo, mwarigiye kuri nde watumye mwumva ko mugomba gukora mudategereje yuko muzatungwa n'ibyo mu nzu y'Uwiteka nk'uko abandi babivuga cyangwa babitekereza? Oya, nago nigeze mbyigira kuri Paulo. Yego. Ahubwo nakuze niyumvamo gukora uko byasa kose, nkumva nshaka gukoresha amaboko yanjye kandi nakorera n'Imana. Gakorera n'Imana. Yeah. Okay, Dativa rero tuzinanye kuva kera. Ndatekereza shobora kuba ari 2018 cyangwa 2017. Ntarasaza. None mugabo ntabwo ushaje, uracyari mutoya. Ntabwo ushaje, uracyari muto. Wenda wowe ubwawe ushobora kumva ko ushaje, ariko uracyari muto. Uracyari umwana mutoya rwose. Wenda ntabwo ukiri mwana 12, wenda ubu ngubu uri mwana 20. Mwana 20 sibyo? Ariko uracyari muto. Tuzinanye 2018. Ndumva ari muri icyo gihe 2018 2019 hafi aho, niba ntibeshye. Icyo gihe nabaga mu gihugu cya Zambia, uba mu gihugu cy'u Burundi. Nabwo ndumva ari umu fashion designer wadodaga amakote n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni umudamu nagiye nkunda kubona wambaye neza mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ese waje gutangira uru rugendo gute rwo kugira ngo ube umudozi nk'ubona ko ube umu fashion designer nk'uko bivuze watangiye ukiri muto? Waje kurutangira gute? Uza kurukomeza gute? Uza gukura gute? Wisanga uri gukorera za Burundi kugeza ubwo uyu munsi na n'isaha uri gukorera za Kenya, ndetse ubasha kudodera abantu bari muri Amerika, mu bihugu bigiye bitandukanye. Ibyo bintu urugendo rwatangiye gute? Uruza kugera aho rugeze uyu munsi gute? Umwanya ni wawe rwose ndaguhaye. Murakoze cyane. Ntago nubwo nakoraga ibyo bintu, yego, ariko nari mfite n'umuhamagaro wo gukorera Imana cyane kurusha ibindi byose. Yego. Rero njya kujya mu gihugu cy'u Burundi nk'uko ubivuze, nari umu designer. Yego. Ariko ndi umuvugabutumwa bwiza. Rero ngera mu gihugu cy'u Burundi bwa mbere, nahageze kubw'umurimo w'Imana. Yego. Ariko urumva ko utajya ahantu ngo nuko ugiye mu murimo w'Imana ngo bikubuze gukora n'akazi kawe ka buri munsi. Rero ngeze ubu nahagiriye umugisha. Abarundi aho baherereye hose ndabatahije. Abarundi rwose mwubawe aho muri hose, nkunda Abarundi. Abashinga nawe n'abapfasoni arabatahije abatahije bagabo namwe bagore. Abarundi ni inshuti zanjye. Abarundi iyo ugize umugisha ugahura n'umuntu utari ndyarya. Yego.
umuboneraho umugisha. umuboneraho umugisha. bivuze ko nawe wabagireho umugisha. abarundi nabagireho umugisha, ndetse n'ubu tuvugana none ahangaha abantu mfite benshi b'inshuti zanjye ni abarundi. ya mbese muri make nawe guteza imbere cyane ni abarundi n'amagingo n'aya. kuko ndabyibuka yuko nyine ngeze mu gihugu cy'u Burundi, yego nakozeyo ivugabutumwa kuri ryo yarinjyanyeyo, yego nakozeyo ivugabutumwa, nkora n'umurimo wanjye n'akazi kanjye ka buri munsi gasanzwe, yego ndakora igihe cyaje kuba ngombwa ko mva mu gihugu cy'u Burundi nkakomereza umurimo w'Imana muri Kenya. Ntago njya nimuka, ntago nigeze nimuka ngo mve mu Rwanda njye Burundi kubwo gushaka ubutunzi cyangwa amafaranga. Yabaga ari umurimo w'Imana. Rero no mu Burundi nahavuye nza muri Kenya kubw'umurimo w'Imana, ntago bwabaga ari ubutunzi. Ubundi ibyo ngibyo bindi biza ari inyongera ku murimo w'Imana. Yego. Okay, twari turi ku rugendo rero rw'uburyo ki watangiye ukaza kwisanga aho hose, inzira wanyuzemo mbese kugira ngo ugere aho ugeze kuri uyu munsi wa none. Ubu uri umumama cyangwa se umukobwa cyangwa umudamu simbizi, ntago niriwe mbikubaza. Ubwo wenda bakeneye kumenya bazi kwandika muri comment babikubaze, urababwira sibyo buriya? Nabo barabishoboye. Nabo barabishoboye? Barabishoboye rwose. Babikurikirane rwose, babikore bakubaze kandi uze kuba ready ubasubize, birumvikana. Twifuje ko rero twaganira ku rugendo rwawe rwitangira ndetse naho ugeze uyu munsi. Turaza gusoza kandi tunagira inama abantu bifuza gukora, bifuza gutinyuka, bakaba bagera batangira nko watangiye ndetse bakaba banagira nkaho ugeze. Urumva ko ni urugendo rusa nkaho rugiye gutekingamo time kugira ngo uganirize abantu. Ya murakoze cyane, nge ntago byari ibintu byoroshye. Yego. Ibi bintu nabitangiye kubikora niga muri 6e primaire. Yego. Hariho nk'abantu banzi muri icyo gihe, nabifashijwemo n'undi muntu, hari umuntu twari tuziranye ahari hose yubahwe nawe ndamutashya. Yego. Duhura nk'inshuti yanjye. Arambwira ngo dati, icyo gihe nari umuririmbyi muri korari ariko nkira akana gatoya cyane ahantu hitwa Inyabintare. Abantu batuye n'ahangaha Inyabintare abahazi rwose, n'abakristo bazumva kino kiganiro ndabakunda kuko mwatumye ntera intambwe. Nakoraga umurimo w'Imana kuri ADPR y'Inyabintare. Yego. Ari naho ndirimba ndakarimi nyine gatoya, abakozi Imana baba baramfashe barandera. None nza guhura n'uwo muntu, arambwira ati giye njya numva gukunda. Yego. Ndagukunda cyane. Urakana gatoya? Nari muto, nari mfite nka 12 ans. Yego. Nari mfite 12 ans, nari mfite imyaka 12. Arangije kubimbwira arambaza ati ni iki ujye wumva mu buzima nagukorera. Noneho kuba ko nakundaga ibyo bintu. Yego. Ndabwa ndashaka uzamfashe kwiga ibi bintu. Noneho mitamugiraho umugisha, aragenda no gushaka umwarimu uzabinyigisha. Yego. Natangiye niga kudoda bisanzwe, ku buryo nakora nk'akantu nyine njya nibyo natangiriyeho. Yego. Nabyize igihe kitari kirekire cyane kubera ko narabishakaga, mpitana ndabifata ndabimenya. Yego. Maze kubimenya ntangira kujya mbikora nyine buke buke. Urumva hari ibyo ukora ukabyica, hari ibyo ukora bikakunanira, hari ibyo ukora bikagwamo, hari ibyo ukora ugasanga sibyo cyangwa se wahinduye design abagwaye mu gihe uri kwiga. Yego. Ariko bigusaba kudacika intege, kuko ucika intege ntago wabikora biriya bintu. Ntabwo wabikora. Biragoye cyane. Ucika intege ntago wabikora, ariko yuzi kujikaza. Yego. Kujikaza kugira gute mu Kinyarwanda? Kwihangana. Uyuzi kwihangana cyane, ukabikomereramo. Bishobora gutuma ugera ku cyo ushaka. Ubu tuvugana rero none ahangaha aho bigeze, ngeze Burundi nibwo natangiye kubikora, mbona ko bifite ingufu cyane. Yego. Mu Rwanda nta ngufu byari bifite cyane. Ntangira kuba n'umuntu mukuru muri byo. Yego. Ntangira kubona abandi bantu, n'amagingo namba mfite abanyeshuri ntigisha, bamwe bakagenda abandi bakaza, igihugu cyose ngezemo. Yego. Birakunda kandi bikunda kubera ko nashoboye kwihangana. Abantu bose bakora ibintu aho muri hose nabonye mu Rwanda barabyaguye, muri Kenya iwacu barabikora cyane barabyaguye, no mu bihugu bitandukanye mujye mubikorana umwete,
kuko si bibi ni Si bibi. byiza. yego Yeah. dati tutagiye kure wenda ni ayahe mafaranga ya mbere menshi wakoreye muri ibi bintu ukumva noneho urushije kubikunda ukavuga ngo aka kazi nzagakora mpaka wakoreye bwa mbere kabisa ukivuga ni ngiye nkiri mu design mutoya amafaranga ya mbere nakoreye akumva ngize courage nayo Nkiri mu design mutoya nakoreye amafaranga 600,000 600 y'amarundi ariko Yego. icyo gihe nabonye ikiraka cyo kwambika abageni. Noneho maze kubona iyo kiraka cyo kwambika abageni bahita bamereza deposit yego ya 600,000. Nibo kwambira n'inkozi no ku mafaranga menshi by the way. 600 y'amarundi ntekereza ko ashobora kuba ari nka 200 y'amanyarwanda kuri ubu ngubu Sibizi. Yeah, ni Nibo nka bwa mbere nari ngoze ku ifaranga nyinshi zo mu kidozi cyo mu gitayeri. yego Wow, ndavuga nti kumbe ibya bintu birimo inyungu. birimo amafaranga Ya. Noneho bukeye n'ubundi mbona ikindi kiraka cyo kwambika ubukwe. yego Nzi no kugira decoration. Nzi gukora decoration zo mu rusengero. yego Ndazi kuzikora cyane decoration zo mu rusengero cyane ariko. cyane Noneho naho ntangira kubujya mbonamwe akazi nkajya kwambika nk'urusengero rw'ahantu nkabona nk'udufaranga duhagije bituma numva mfite imbaraga zo kubikora. yego wumva ugize imbaraga zo gukora akazi ushaka kugakunda Ya. Noneho ikintu cyatumye rero mbikunda cyane kurushaho yego nuko icyo gihe naratangiye kumuvuga butumwa. Nakoraga mu itorero ryanjye riri mu gihugu cy'u Burundi no mu Uganda rirahari. Nkajya numva kwa kundi ushobora guhura n'umuntu ashonje yagusaba ukabura icyo umuha. yego Nkumva ngize agahinda ariko ntangiye kujya nkora ku dufaranga. Ntago nigeze n'umuntu arara inzara. yego Ntago nigeze n'umuntu arara inzara mfite 5 akambwa ngo ndashonje nabonaga ubushobozi bwo kuba namufasha akamuhereza akarya 5 byo kurya 10 yo kurya ubuzima bugakomeza akarya nanjye kandi nkarya n'umurimo w'Imana ukagenda neza. Ndashobora kujya mu rusengero ngo mburi turo, ndashobora kubura kimwe mu 10 cy'Imana, ndashobora yani ibintu nabonye ntacyo bitwaye. nta kintu bitwaye. Ni iyihe mbogamizi waba warahuye nayo muri ibi bintu ukumva urabyanze ukumva noneho wabivamo mu buzima bwawe? Imbogamizi ni nyinshi. Yego. Umunsi umwe nigeze nkora umwenda nkukora uhindurije. Yego. Kandi mfite amaso ndeba njya kure turuva nsanga ahajya imbere hagiye inyuma. Mpita mbona n'ikintu kibi gikomeye cyane. Umuntu twakoranye icyo gihe yari yarampaye n'akazi. Yego. Ambwira ijambo ribi. Numva ndababaye numva kimbere ikibazo. Izindi mbogamizi ubwo iryo jambo niba ni nk'irihe niba tutakugoye ntago narivuga. bivuze ko ryari ribi cyane kabisa ku buryo utavuga kuri video ryambereye ribi. Yego. Kugira bwo nahise numva ngize icyo bita bidi yo gukora ibi bintu no kubimenya cyane no kujya making sure ko ntari buze kongera gukora amakosa ukabyica ukabisubiramo. Ntago kuva icyo gihe ambwira ijambo ribi nese ndakara cyane. Yego. Ntangira kubikora neza ahubwo sinzi n'ukuntu byagenze aho nyine se ubwonko bwanjye buhindukiye ntangira kubikora neza cyane. Uravuga ngo noneho ngiye kubikora neza ku buryo n'uwo utanshaka kazajya nyishakira akavuga ni pe Dativa ugomba kunkorera. Ntihazagira umuntu wongera kumbwira nabi. Ariko urumva ko byakubereye isomo ryiza. Ahari hose yubahwe. Yambwiye nabi ndababara nareze nk'iminsi 3. Uri kurira. Yambwiye ijambo ribi ndababara kandi se nyine hari abantu bafite mu kanwa kabo bafite amagambo mabi. Nta kosa rire nari nkoze ko ufashe nk'uyu mwenda nambaye aha nkashyira inyuma kugarukana ukahashyira imbere n'ibintu biba byoroshye. Ariko ko yari afite uwo mutima cyangwa se hari ikintu Imana yari ishatse kunyigisha. Yambwiye ijambo ribi ribabaje ku buryo niyo mbwiye umuntu arambwiye ati pole ihangana. Kandi ryari ribabaje ariko ryatumye nkomera cyane. Ryatumye ukomera cyane ugira na experience ikomeye mu kazi kawe ka buri munsi. Okay, birumvikana yuko buriya ikintu cyose cyatubera isomo. Hanyuma ni nk'iyihe nama ujya ugira abantu b'abakobwa cyangwa se abadamu bitinya ntibatinyuke ngo bakore? By the way, nubwo watubwiye ko wabitangiye ukiri muto ariko ntabwo wigeze utubwira urugendo rw'uburyo watangiye bigoye cyangwa byoroshye bikaza kurangira wisanze ku rwego rwiza uyu munsi ukaba uriho kurwuriho. Ndabizi neza ko n'abantu muri Amerika bajya bakwaka bakorera kandi benshi.
bivuze ko nicaranye n'umukirekazi hano nicaye. ntabwo ari umukirekazi Aya, ariko kubera ko ntunze umuntu winjiza ku Kristo madolari. oya kubera ko ntunze Kristo ndi umukirekazi Kubera ko utunze Kristo uri umukirekazi. yeah. Oya, birumvikana no mu buzima busanzwe bwa buri munsi umuntu umaze kumenya idolari ku byagenda kose hari amateka Imana yahinduye. Ariko se mbere y'uko yageraho nubwo tugeze tubwira urwo rugendo uko rwatangiye n'aho rwaje kugera, wenda tuzafata ikindi gihe. Ni iyihe nama wagira abantu b'abadamu cyangwa b'abakobwa kugeza uyu munsi n'isaha yumva ko ataba fashion designer? Hari abantu bumva ko umuntu wenda w'umutayeri asuzuguritse. Burya umutayeri ko yaba ari kose, uko yatangira kose biba bishoboka ko yakura akaba fashion designer. njyewe ibintu njya kubitangira uvuze ako kantu ko gusuzugurika mpita Yego. mbyibuka urakoze. Yego. maze kwiga kudoda nta bushobozi na bumwe nari mfite bwo kuba nakwigurira imashini. Yego. urumva kandi imashini icyo gihe banza yaraguraga nta nubwo yajyaga mu 30 by'amanyarwanda. ariko nta bushobozi nari mfite bwo kuba nayigura, bwo kuba wayabona ngo uyigure. ya hagati ya 30 na 12 tu uko nguko. mbo njyewe ndagenda njya gutira imashini, si ukuyitira narayikodesheje. iwacu hari umumama uyifite ariko atazi kuyikoresha. Yego. ndayimukodesha nyimukodesha 5,000 nkajya nyikoresha nyine nkabona twa tuni duke nkatubona, rimwe nkatubura, irindi nkatubona, irindi nkatubura, irindi nkabikora nabi, irindi nkabikora neza. rero nshatse gukomeza abantu bari mu rugendo nk'urwo ngurwo natangiriyeho. noneho ko iki gihe hariho n'amahirwe menshi bari kwigira mu mashuri. ashobora kugenda kwigira mu ishuri ntabishobore cyangwa se akavamo atabifashe neza. ariko nababwira ngo ntibacike intege. iyo uvuye mu ishuri utabifashe neza ushaka undi mutayeri akagufasha, kuko ishuri bari ryaguhaye fondasiyo, nawe uhita wishakira undi mutayeri akabigufashamo kandi bikagenda neza. ikijyanye n'agasuzuguro ko mu gitayeri byanze bikunze bazagusuzugura, kubera ko abantu benshi bazi ko ari ubuzima buciriritse, kandi akantu gaciritse cyane ariko ntaho gaciriritse by the way. ahubwo nasanze nta n'ikintu cyiza kibaho nko kudoda. nta n'ikintu kivuna kibaho nko kudoda biravuna cyane. kandi njye nabonaga ari ibintu umuntu ashyira amashini akanyereza bagahita aguhereza. ni matematike, biriya bigusaba gukoresha ubwonko cyane, gukoresha imibare cyane, kandi no kuba uri umuntu udafite stress. donc iyo ugira stress akazi kaba kapfuye urafaho. ugize stress wakora ibitari byo. okay, njye nabibonaga nkabona abantu benshi babikora, ariko by'umwihariko maze igihe kinini ntegereza ku bantu bari kubikora muri ino minsi cyangwa se mu gihe nk'iki ngiki, nkabona bo bafite amafaranga, by the way bafite amafaranga menshi, ariko nkibaza ntese abantu ba kera bo byapfiraga hehe kuri babikoraga ariko ukabona nta mpinduka z'ubuzima, nta terambere bafite. abo ngubu muri gukoresha irihe banga? ese nuko ibintu bijyanye n'imyenda y'amafashion igezweho wenda kudoda aribwo bigezweho cyangwa? nabyo birashoboka. aho nk'abari kubyiga kano kanya boho nta kintu bafite kubera ko ntabyo bazi. Yego. ariko nko mu gihe cyanjye abantu babyize nko mu gihe cyanjye none ahangaha bafitiye umumaro wo kuba bamaze kuba gukamirika, bamaze kuba abantu bakomeye batapfa kuvogerwa na buri muntu wese uko yishakiye. barakamiritse mu kazi. okay, murakoze cyane. rero reka dusoze tugira inama ebyiri abantu bari badukurikiye muri iki kiganiro bumvaga ko batakora uyu murimo. ntugasuzugura umurimo uwo ari wo wose. umurimo uwo ari wo wose burya ufite icyo ukumarira uzajya uwukora. ikindi kandi si n'ibi ngibi gusa, hari abantu benshi njya nkunda kubona nka hano muri Kigali cyangwa se n'ahandi nzi, hari abantu b'abamama bazunguza. Yego. bakora akazi ko kuzunguza. babazunguzaye. ukumva ndaravuze ngo kumana ungiye kara akazi sinagakora. sinawundi umugore w'umugabo nandi naka uyu nguyu ngakora kari akazi kose kakugaburira. Yego. Nakazi kandi ujye ugaha agaciro. Kandi ugakora ugakunze. noneho rero nk'abantu ariko ntahura n'umuntu ushobora gusuzugura umutayeri. umutayeri ashobora kudoda umwenda perezida akawambara. umutayeri ashobora kudoda umwenda pasiteri akawambara akabwiriza imbaga nyamwinshi. umutayeri ahari hose yubahwa ahubwo. nukuri. donc umutayeri ahari hose respect. ahabwe rwose agaciro, yubahwe, n'umuntu ukomeye.
umutayeri yubahwe ahari hose yubahwe bo jeho nk'ubu ngubu nko ku rugero ngezeho ntago ngikora ibintu byo gutayera gusa yego ntago ngikora ibintu byo gutayera gusa n'igihe ngira n'umugisha nkabidoda nkabigurisha mu mahanga yani nkaba mfite nk'amasoko rero ntihakagira umuntu utesha akazi kawe agaciro ahubwo nagira inama abantu bari kubyinjiramo kano kanya bashyiremo bidi n'Imana izabibafashamo kandi bashyiremo imbaraga n'Imana izabibafashamo. Okay, murakoze cyane tugiranye ikiganiro cyiza kandi abantu benshi bifuzaga kuri Jimmy 250 cyane ko twabasezeranije ko tuzajya tugira ibyiza byinshi tubagezaho buri munsi buri saha uko bukeye uko bwije. Reka rero tubwire abantu bashobora kugukenera bakeneye design zawe yuko tubahe nimero bagushakira hose cyangwa bazajye bandika muri comment banyure kuri ngewe noneho mbakugezeho. Ntacyo bitwaye uko byagenda kose ntacyo bitwaye. Gutanga nimero za rumva nta kintu bitwaye ngo uzibahe. Okay, niba ari cyo bitwaye nta kibazo bajye batwandikira muri comment tuzazibaha ariko twabanje kumenya ikibagenza. Bazandike muri commentaire. Yego. Wenda umuntu yabonye commentaire yagira nge nabonye commentaire naguha nimero. Ikindi kandi mfite na channel yanjye. Yego. Iriya channel yanjye niyo nawe yibabwire bajye bakora subscribe, like, share ndetse na comment. Channel yanjye ariko niyivuga ubutumwa nago nyangura channel y'akazi nge sinye namamaza akazi akenshi undi sinye namamaza akazi namamaza inkuru ya Yesu Kristo. Nicyo cyonyine nkora abashaka akazi boho bajya ku ruhande ariko abashaka Kristo niwe bakenewe cyane muri iki gihe cyane nahangaha bakenewe muri kino gihe cyane nahangaha. Channel yanjye yitwa Dative Oyisenga. Nabonye ari akandi kanyuguti gatangira ngo evangelist. Yari evangelist Dative Oyisenga. Baje kugakura hose cyane. Oya karacyariho. Karacyariho ariko ubu nabaye pasteur senyine evangelist. Okay. Reka dushimire abari badukurikiye kuri kamera za Jimmy 250. Tubabwira ngo mwarakoze kudukurikirana, mwarakoze gukunda ibikorwa bya Jimmy 250. Ibuka gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Tubibutsa ko kandi twari turi kuri Dove Hotel. Ngira ngo murareba ko hasa neza. Murareba ko inyuma y'uyu mwari ukeye umeze neza hari background nziza yicaye mu ntebe nziza. Donc hari ibyiza byinshi ni karibu kuri Dove Hotel. Reka dusoze dusenga nkuko twatangiye dusenga. Imana ibahe umugisha abakunzi ba Jimmy 250 TV. Ndasaba umugisha utagabanyije mukomeza kumukurikirana kandi cyane muna supporting. Nukuri. Imana ibahe umugisha rero reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo ubereye mwiza wo gukiranukira bose tugushimiye ku kanya kose umaranye natwe izina ryo rikomeye rishyirwe hejuru n'aha n'ibihe byose sengeye buri muntu wese uzafungura kino kiganiro kizamugirira umumaro kandi Imana ndakwinginze kugira ngo abafite ibyo bakora uzabakomereza amaboko mu izina rya Yesu kandi buri umwe wese ujye umuhereza icyerekezo kizima. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Amen.